begisi jya wandika. Hari ishuri rimwe rya primaire abana banjye bigagamo kera, ko ntabure yaranzi kubera gutonda yo kenshi kandi nari mfite abana bakurikirana cyane. Habwa ngo ngire twihangana byaje kwanga turahava. Hari imisi batajyaga mu ishuri, hari imisi bajyaga mu ishuri baburaye ninjoro na mu gitondo bakagenda ntacyo bafashe, ngavuga abana baraza kugaruka. Subiye mu ikarine nkibuka umunsi batwirukanye mu nzu, harimo abana bangana bagenaga muri Ekodime. None ndababaza ese abana bitwa Bakanaka murabazi? Ngo yego, ngo abana baza ku rusengero ngo bambaye udupira tw'icyatsi, kuko nyine twari uniforme. Ubwo kwigisha muri serere nagezeho ndabireka kubw'impamvu zo kwivumbura ku Mana. Yemwe abivumbuye ku Mana nimuze muyikorere. Ubundi sinkunda sandare abo tubana murabizi, ariko iyo uhabwa ukenyera ibitenge utabikunda kuko nyine baguhaye. Hanyuma nicaye hari umuntu yicara agasa nk'uhengetse ikirenge atabigennye, ye kubona handi hasamye hagize gutya ngo pya, kandi hari muri serire ya Kimurura mu mazu y'abasirimu. Ndavuga ariko Mana nawe usebye abantu ubuse koko. None ngiye kurwubika ndavuga nta nubwo nubitse reka babibone. Umutima w'umuntu ni kure. Namaze umwaka ntajya kwigisha muri serire kandi mu rusengero bamvuga kuko ntabwo nasezeye mu rusengero. Umusore twagendanaga ni wari ubizi ko ntari bumuherekeze kuko naribeshye mbwira Imana avuga ngo mva Mana wowe utarantabaye nkajya njya kuva kuri Imana ishobora byose, ntaho nzajya. Imana ibaha umugisha. Amen. Reka duhese icyubahiro. Imana niyo kwizerwa. Haleluya. Hari ishuri rimwe rya primaire abana banjye bigagamo kera, ryasaga nk'ari ryiza. Hanyuma ubuzima buhindutse biratunanira gukomeza kwishyura minervare yaho. Hanyuma nkajya njyayo buri munsi, urabizi nyine ugomba kujya kwinjiga kugira ngo batabirukana. N'ubu umuntu wari comptable waho ndamwibuka isura kubera ko twarahuye bihagije, kandi yaransuzuguye bihagije, kandi nari uwo gusuzugurwa. Haleluya. Ntuzarenganya abantu, uzahindukirira Imana yawe. Nari naramaze gukizwa, umuzamu yaranzi, ukoropa yaranzi, directrice yaranzi, comptable yaranzi kubera gutonda yo kenshi kandi nari mfite abana bakurikirana cyane. Habwa ngo ngire twihangana byaje kwanga turahava tujya mu ryo munsi. Iryo twagiyeho bishyuraga 20,000, ariko nabyo twarabiburaga. 20 kuri wowe bishobora kuba byinshi, undi ku wundi bikaba bike cyane, akavuga ati ese ryo ribaho, kuko mu Rwanda harimo amashuri yishyura 2,000,000 no kurenza ku gihembwe. Niyo mpamvu ndimo kubwira ngo ujye wandika mu ikarine. Haleluya. Muranyumva? Hari imisi batajyaga mu ishuri, hari imisi bajyaga mu ishuri baburaye ninjoro na mu gitondo bakagenda ntacyo bafashe, ngavuga abana baraza kugaruka. Abona baragarutse, buri abana ni beza. Iyo bakimye n'abandi inzara barayibagirwa bakayibuka bageze mu rugo. Niyo mpamvu nkubwira ngo uzajye wandika mu ikarine, kuko ikibazo cy'uyu munsi kikwibagiza ineza Imana yakugiriye. Haleluya. Subiye mu ikarine zanjye nkabona ko harimo igihe naburaga minervare 10,000 cyangwa 20, nkareba nuko abana bize kandi bakarangiza. Ubu urumva ishimwe ryabura? Ntago ryabura. Subiye mu ikarine nkibuka umunsi batwirukanye mu nzu, nkamenya ko uyu munsi mfite inzu yanjye ntuyemo nta muntu unyirukanamo. Ubwo ishimwe ryabura? Ntago ryabura. Ujye wandika. Ntago wandika kugira ngo wibutse Imana ko iyo ntiyibagirwa, wandika kugira ngo wowe wiyibutse. Haleluya. Kugira ngo ibizanone bitaguherana, kuko mu isi hahora ibibazo kandi byifuza kugukamura, ariko isubije amaso inyuma uravuga ngo ya Mana yabanye nanjye iracyari Imana. Haleluya. Reka duhese icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Umunsi umwe nagiye kwigisha hano muri serire ya Kimihurura. Ubwo kwigisha muri serire nagezeho ndabireka kubw'impamvu zo kwivumbura ku Mana. Yemwe abivumbuye ku Mana nimuze muyikorere. Haleluya. Kuko iyo yivumbuye ubutayu bubiha. Namaze umwaka ntajya kwigisha muri serire kandi mu rusengero bamvuga kuko ntabwo nasezeye mu rusengero. Twagendaga muri serire turi babiri, umusore twagendanaga yabaga bakoraga amatsinda y'abavuga ubutumwa babiri. Umusore twagendanaga ni wari ubizi ko ntari bumuherekeze kuko naribeshye mbwira Imana avuga ngo mva Mana wowe utarantabaye nkajya njya kuva kuri Imana ishobora byose, ntaho nzajya. Ariko ubwo nibeshyaga ko ngo ngiye gufata ibihe byo gusenga yewe ngo no kwihugiraho. Oya. Noneho ubutayu burakurya ugakamuka. Iyo umuntu avomerera abandi
Uwiteka aramuvomerera. Haleluya. Umwanzi yagushutse ngo ufite akaro kamwe k'umuceri ngo ntutange, nibwo ahubwo ubihirwa. Kuvomerera abandi ni mu buryo bwose, gutanga mu bifatika, gukomeza abantu mu marangamutima, gukomeza abantu mu ijambo ry'Imana. Sinshobora kugumwuma mu ijambo ry'Imana cyangwa mu mutima cyangwa mu bugingo kuko kungaburira buri munsi. Muranyumva shize Imana, nta buzima buhembutse nigeze ngira nk'ubuzima bwo kukwigisha ijambo ry'Imana. Kuma ntibibona aho bihera. Hanyuma ngeze muri iyo serire ne nambaye urukweto rucitse, narwo ni murumuna wanjye rero rumpaye, rwari sandari y'umutuku, nago mbwibagirwa. Ubundi sinkunda sandari, abo tubana murabizi, ariko iyo uhabwa ukenyera ibitenge utabikunda kuko nyine baguhaye. Hanyuma nicaye, hari ukuntu umuntu yicara agasa nk'uhengetse ikirenge atabigennye, ye kubona mbona handi hasamye hagize gutya ngo pya, kandi hari muri serire yakimurura mu mazu y'abasirimu. Ndavuga ariko Mana nawe usebye abantu, ubuse koko. None ngiye kurwubika, ndavuga nta nubwo nubitse, reka babibone. Umutima w'umuntu ni kure. Umuntu arivugana akavugana n'Imana ye. Hanyuma muri iyo serire, impamvu mafite amateka, hari ibyo byizo nkweto, hakaba noneho n'abana batoya bendaga kungana n'abanje. Ubwo batumvuga banje naba babaye bakuru b'abagabo, murabazi. Harimo abana bangana bajyanaga muri Ekodime. None ndababaza, ese abana bitwa Bakanaka murabazi? Ngo yego, ngo abana baza ku rusengero ngo bambaye udupira tw'icyatsi. Kuko nyine twari uniforme, natwo n'umwana waga mu France wari waratumpaye. Begisi jya wandika. Haleluya. Kuko Imana niyo kwizerwa, ikora mu mwuka igakora mu mubiri. Haleluya. Ntacyo bizayimarira kukuzuza impano z'ibitangaza, ukazura abapfuye, ukagaruka abana bawe bakarwara bwaki, ukagaruka bakakwirukana mu nzu. Nta nyungu ndambifitemo, ibikoraho byose. Ikitifuza nuko dufatwa n'ibyisi. Haleluya. Petero yararoba ntacyo yabonye. Igihe Yesu yamubwiye ngo nanage urushundura iburyo, none harafata, yarafashe. Babifashe amafi menshi, ahita akurikira Yesu. Haleluya. Haleluya. Ineza y'Imana ku buzima bwawe ntizatuma utwirataho ngo turebe uvuge ngo ndabona nta muntu usirimutse nkanjye. Haleluya. Nubwo budasirimutse nkatwe, ariko uri muri Yesu. Nako nubwo tutanganye ubusirimu n'amafaranga, Yesu twese araturengeye. Nende mukubwira ngo ujye ugira gute, ujye wandika. Ni byinshi cyane bivuze ntago byarangira. Murifuza kubyumva? Abo tumaranye iminsi byose murabizi. Hari ubundi buhamya baba butavugika umuntu aba afite, ariko byibuze ubwo buravugika. Imana niyo kwizerwa. Imana niyo kwizerwa. Imana niyo kwizerwa. Igihe kimwe nasubiye kuba iwacu, ngira nyogokuru wanjye aracyariho, ubyara data. Nasubiye kuba iwacu nta divorishije, ntatandukanye n'umugabo, batwirukanye mu nzu n'abana bakiri batoya. Rimwe nca ku bantu ba Penina ni beza, kandi Imana ibishyira bugufi bwacu kugira ngo bidutere gusenga. Nca ku bantu b'abadamu banzi kuko naho mvuka, bari bakuru kunduta, ni urumva ciyemo imyaka nayo nkiri umudamu mutoya. Baravuga ngo yo ariko Mana ngo abasirikare ni abagome, ngo bukoko ngo aramwirukanye, ngo nizi ndahekana, kuko babonaga ntayo iwacu buri munsi. Ariko zari impamvu zuko batwirukanye mu nzu, kandi kame mu bukwe ntiyari kujya kubiwabo, ubu yagiye gucumbika ahandi, nanjye ncumbika ahandi. Imana niyo kwizerwa. Imana niyo kwizerwa. Umunsi natashye mu nzu dutuyemo, nararize amarira. Nagiye mu cyumba cyanjye ndarira. Twari twishimiye kuyijyamo, twabonaga ari nziza, n'umundi ni nziza. Ariko njye nagiye mu cyumba cyanjye ndapfukama ndarira, ndavuga Mana koko ubesha mu mazi abatagira shinge na rugero. Icyaduha ntiducogorere hagati mu rugendo. Byatinda, byamara imyaka 10, byamara 15, uri Imana yo kwizerwa. Uri Imana yo kwizerwa. Umusonga wawe Yesu azawukoraho, azahakiza. Cyama ntucogore, cyama wanahirima ugahirima ugana mu nzu y'Imana, ugahirima ugana mu gusenga, ugahirima ugana mu kwiga ijambo ry'Imana, ugahirima ubiganamo.
nubwo nagize umwuma mwinshi mu buzima kuri ubwo butayu butinze, nta na rimwe nigeze ndeka kujya mu nzu y'Imana kubwo buntu bw'Imana. Umunsi umwe nicaye mu rugo, amasaha y'amateraniro yenda kugera, murabizi iyo ukennye burya nta na gahunda nyinshi ugira. Buryo waciye ibintu, sinzaboneka amasengesho, sinzaboneka hehe, sinzaboneka amafaranga yabonetse muzari twese tugira gahunda zo kujya mu mujyi gushopinga, siko bimera. Iyo yabuze rero guma mu rugo, anniversaire ntuzijyamo kuko nta mwenda wo kwambara uba ufite, amakwe ntuyataha kuko ntayo gutwerera, akenshi baranakwibagirwa kuko nta nkunga. Nari ndi mu rugo ntegereje amateraniro, numva umutima uracuramye, ndavuga ariko Mana, ubu ndajya mu nzu yawe harya kumva iki ntumvise? Numvaga ngo amagambo yose narayumvise. Nushaka ube warayumvise ujye wongera uyumve, kuko amagambo ni ibyo kurya, ijambo ry'Imana ni ibyo kurya bitunga ubugingo. Haleluya. Hanyuma kandi gatima karavuga ariko reka mfe kujyayo, kamfe kujyayo, nubwo numva nta gishya ndi bukure, ariko reka mfe kujyayo. Imana ishimwe ko ntigeze ndeka kujya mu nzu y'Imana. Haleluya. Hanyuma nyine mpfa kujyayo. Ntabwo nibuka ibyo umukozi w'Imana yigishije, cyakora nibuka ijambo rimwe ryamfashije. Yaravuze ngo nawe uri mu buzima bumeze nk'akavuyo, ngo wakubaza icyo ushaka n'icyo urimo usaba Imana ntiwamenya n'icyo ari cyo, kandi kuko hari igihe bivanga ku buryo utazi, se ndashaka umugabo, se ndashaka gukira, se ndashaka amafaranga, se ndashaka umwuka were, se hari igihe biba bivanze kuko byose byakozweho. Yivugira gutyo, yikomereza gahunda. Sinibuka inyigisho, fata ko ngako kubera ko namye nkunda kwandika, ndakandika shyiramo n'agatangaro mo hagati, ndihanurira ndavuga ngo Mana, hari umunsi ibingibi bizaba ari ubuhamya. None uyu munsi nibona guhamiriza Imana y'amaboko. Haleluya. Imana y'imbaraga, Imana ishobora byose, Imana idafite inyungu mu kibazo cyawe, Imana idafite inyungu mu bukene bwawe, ifitemo inyungu imwe gusa, gukomeza amaboko yawe mu mwuka. Haleluya. Shima Imana yemeye ko mpita nkena igihe nakizwaga. Icyo gihe ntabwo nari kuyishima, ariko icyo nyishimira nuko byanyigishije gusenga, byamazemo ubutesi bwinshi nari mfite, byatumye niharirwa nayo, byatumye niga kuyizera, nta wundi mutaka mfite hejuru yanjye. Ikimbwira ko byangiriye umumaro, muri iyo minsi hakijijwe abagore benshi. Habayeho abantu bakizwa muri iyo myaka 98, 97, 99 mu mujyi wa Kigali, bo niho mvuga. Hakijijwe abantu benshi, ariko ababikomeje nabo ntibabaye benshi. Abandi baracyahara ariko bameze nk'ababebe, ababebe b'imyaka 20 n'ingahe di. Ushobora gusanga umudamu wari uri mu cyiciro nk'icyo nari ndimo, icyo gihe twitwaga ba Mukafandi. Ushobora gusanga umudamu twakirijwe rimwe wari Mukafandi icyo gihe atazi no kwisengera isengesho ryo kurya. Imana ishimwe ko yemeye konca muri ibyo kugira ngo nyimenye, kugira ngo nzabigukomereshe uyu munsi. Haleluya. Haleluya. Byavuye hehe? Byavuye mu kubwira ngo je tuzandike. Reka tuganire iby'uyu munsi. Imana iguhe umugisha, Imana isubize gusenga kwawe, Imana ihanagura amarira ku maso yawe, Imana ikuremera ubuhamya bushya, Imana ikwagure mu byo urimo yisaba, ntugarukirize bugufi. Amen. Yakobo igice cya 4:8. Ejo twavugaga uburyo dushobora gusohoka mu itsinda riganya, risuhuza umutima, rishidikanya, tukinjira muri indi tsinda. Haleluya. Bizeye gutabarwa n'Imana, bahitamo gusenga, bafata amaganya yabo n'ibyifuzo byabo bakabihindura isengesho no kwinginga Imana kandi bashima. Haleluya. Ndakubwira ko ahantu Imana ikorera harategurwa. Ubu kuba twaje gusenga, turi masengesho yo kwiyiriza, turimo dushaka Imana, dufite amasaha imbere y'Imana, ni ugutegura aho Imana ikorera. Haleluya. Yakobo 4:8, ndasoma umurongo wose ariko ndashaka kara gace kabanza. Haravuga ngo mwegere Imana nayo izabegera. Bakomeza bavuga ngo yemwe banyabyaha ni mukarabe namwe b'imitima ibiri nimwiyeze imitima. Imana ishimwe ko invitation Imana iha abantu bose, n'abanyabyaha irayibaha, n'ab'imitima irayibaha, nabwira batumira, ariko kabasaba ngo nibiyeze mu mitima. Ndifuza ko we nanjye dufata aka gace ka mbere, mwegere Imana nayo izabegera. Ese ko Imana ibera hose icyarimwe, bayegera bati? Ibi turimo dukora ni ukwegera Imana. Iyo twegereye Imana nayo iratwegera. Haleluya. Iyo urimo usenga ntabwo urimo gutakaza umwanya wawe. Nongere mbikubwire, wasenga uri wenyine, wasenga abantu bahari, wasenga badahari, niko kwegera Imana. Imana ikivugira ubwayo ngo nimunyegere, nimunyegera nanjye nzabegera. Mu yandi magambo, ibimenyetso by'uko nabegereye bizagaragara. Ni Imana ya hose na bose.
irahari no mu mazu y'abapagani, irahari no mu mazu y'abapfumu, kuko ibera hose icyarimwe. Ariko twebwe abegera Imana irushaho kutwegera. Bimenyekana ryari ko yatwegereye? Ibimenyetso byo guhura nayo biragaragara ku buzima bwacu. Haleluya. Tugenda tugwiza imbaraga, tugenda dusa nayo umunsi ku wundi. Iminsi yo kwiriza no gusenga biba bibwira Imana ngo Mana, ndi serious mu mubano wanjye nawe. Haleluya, haleluya. Iminsi yo gusenga no kwiyiriza, iminsi yo kuzindukira imbere y'Imana, iminsi yo kugira ibintu dushyira ku ruhande, tuba turi kubwira Imana ngo Mana, umubano wacu nawe turi serious muri wo. Abatari serious muri wo ntibiyiriza, ntibasenga, barakubwira ati ariko namwe mujye mureka gukabya no kuzana ibintu by'induru nyinshi. Haleluya. Kwiyiriza kwawe kuza guterana, gufata umwanya wawe ukawuha Imana, bifite ijwi ribwira Imana ngo njyewe umukobwa wawe cyangwa njyewe umuhungu wawe turi serious muri uru rugendo, turi serious mu mubano dufitanye nawe, turashaka kukubona. Haleluya. Kwiyiriza no gusenga ni ugutegura ikibuga cyo mu mwuka Imana ikoreraho. Iyo twiyiriza ubusa kubw'inyota y'Imana dufite, haleluya, kubwo kubona Imana yaguka muri twebwe ikagaragara, ibyo bintu birumvikana neza mu matwi y'Imana, kavuga ngo mbonye abantu banshaka. Haleluya. Iyo umuntu asenga kandi aba yishyiriye Imana. Paulo yabwiye Timoteyo mu rwandiko rwe rwa 2 igice cya 2:15, mwandika kugira ngo twihute. Urwandiko rwe rwa 2:15, ngo ujye ugira umwete wo kwishyira Imana nk'ushimwa. Imana bayishyira bati? Mu bihe nk'ibi byo kuyishaka. Iyo umuntu ashyize gukiranirwa ku ruhande agatora gukiranuka, kandi wenda kurimo kumuhombya, cyangwa kurimo gutuma abantu bagira ngo nta bwenge agira, cyangwa kurimo gutuma asuzugurika, iyo umuntu ashyize gukiranirwa agatora gukiranuka, aba arimo akora uyu murimo. Ujye ugira umwete wo kwishyira Imana. Haleluya. Imana umuntu arayishyira, ashyiraho ingamba, zaba gusenga, zaba gushaka, zaba kuyubaha. Burya tuba turimo kwishyira Imana. Niyo mpamvu uyu munsi nubwo Imana ibera hose icyarimwe, hari abantu bayegereye kuruta abandi. Haleluya. Ujye ugira umwete wo kwishyira Imana nk'ushimwa, umukozi udakwiriye kugira ipfunwe, ukwiriranye neza n'ijambo ry'ukuri. Timoteyo we, ujye ugira umwete wo kwishyira Imana. Imana ishimwe ko njyewe nawe twishyiriye Imana muri iyi minsi kugira ngo ikore umurimo mu bugingo bwacu. Haleluya. Gusenga no kwiyiriza biravuna, kubyuka mu gicuku biravuna, kwiyima ibyo kurya biri ku meza kandi wenda nabo mubana bariye biravuna. Ibyo byose ni ukwishyira Imana ngo itugenze uko ishaka. Ikindi, kwishyira Imana byihutisha transformation yacu, impinduka. Tuba turi abantu buzuye kamere, n'ibyo twavuyemo n'ibyo twabayemo n'ubushizi bw'isoni n'ibindi byose byari bikuzuye. Kwishyira Imana gutuma umuntu yihutishwa mu guhinduka muri we. Niyo mpamvu abantu badahindukira kimwe, ntibahindukira rimwe. Haleluya. Urugendo rwo gukura mu mwuka ntabwo rugenwa n'imyaka n'amezi, rugenwa n'uburyo umuntu yishyiriye Imana. Icyampa ukagira umwete kandi ukawukomeza, ntibibe muri iyi minsi 7 gusa, ukishyira Imana kugira ngo igusukemo impinduka yagambiriye gukora mu buzima bwawe. Haleluya. Iyo utagira umwete wo kwishyira Imana, uhora ku rwego rumwe. Mwebwe ntibijya mutangazwa n'abantu bamaze imyaka mu gakiza ariko ukumva avuze ikijambo, kavuga uti Kristo Yesu, cyangwa ukabona akoze igikorwa gusa nawe yabikora, nuko atishyira Imana bihagije. Haleluya. Iyo umuntu atagira umwete wo kwishyira Imana, ahora ku rwego rumwe. Buri gikorwa dukora kitwegereza Imana kiba gifite ijwi muri cyo rivuga ngo ndi hano Mwami. Hari umuntu unyumvise? Haleluya. Buri gikorwa dukora kitwegereza Imana. Iyo ufashe ibihe byanjye byo gusenga ni jyenyine, iyo ufashe ibihe byawe byo gusenga uri wenyine, iyo uhisemo kubaha Imana uri wenyine, iyo uhisemo gukorera Imana. Gukorera Imana dukorera abantu, tugakorera mu itorero, tugakorera hirya no hino aho twumva umutima w'Imana uri mugana. Iyo duhisemo gukora ibyo bintu, ibyo bikorwa biba bifite ijwi ribwira Imana ngo Mana ndi hano, unkore mu murimo wawe. Wowe nanjye twaje gusenga, dutandukanye n'umuntu wari ufite amahirwe yo kuza gusenga ntazi. Wowe nanjye turimo twiriza dushaka mu maso y'Imana, dutandukanye n'umuntu wumvise ijambo itangazo ryo kwiyiriza ntabikore. Turatandukanye. Reka duhese icyubahiro. Haleluya. Ntabwo twirata kwiyiriza nk'umufarisayo wavuze ngo niyiriza 2 mu cyumweru. Oya, twishyiriye Imana mu ntege nke zacu. Amen. Haleluya. Haleluya. Buri gikorwa cyo kumvira
cyo gutuma abantu bashima Imana, nacyo burimo kwishyira Imana. Niyo mpamvu imikurire y'abantu mu gakiza itajya iba kuri level zimwe. Abantu bashobora gukizwa mbere yawe, wareba uko babayeho naho ukumva ugize isoni zo kuba barakijwe mbere yawe. Reka we nanjye ntibitubeho, twishyira Imana umunsi ku munsi. Haleluya. Reka dukomeze ku byo twariho ku munsi w'ejo. Ntabwo umuntu abyukana kuvuga gusa mu magambo ngo ntabwo nshaka kongera guhagarika umutima, ndashaka kuba mu batsinda. Ntabwo umuntu abivuga just ngo avuge ngo ntabwo nshaka kongera kubunza umutima, ntabwo nshaka guhangayika, ntabwo nshaka kuba mu baganya, mwami simbishaka. Oya, ahubwo bigenda biti, umuntu azana impinduka mu buzima bwe bwo mu mwuka. Haleluya. Atangira kubaho nk'uko babandi babatsinda babaho. Muranyumva nshuti z'Imana? Ntabwo ari icyifuzo cyo mu kirere ngo umuntu avuge ngo sinshaka kuzongera kuganya, sinshaka kuzongera kubunza umutima, ibibazo by'isi ntibizongera kuntera ubwoba. Oya, ahubwo akora ibyo babandi batsinda bakora. Muri urugendo rw'agakiza harimo abantu batsinda. Haleluya. Si uko badahura n'ibibazo, si uko badahura n'ingorane, ahubwo iteka basohokana gutsinda. Ni abantu badacogora, ni abantu bamaramaje mu mwami. Haleluya. Rero ntabwo umuntu abigira icyifuzo ngo abivuge gusa hanyuma ngo akomeze kubaho nk'uko yari ariho akiri umuntu uganya. Oya, afata icyemezo cyo guhindura ubuzima bwe bwo mu mwuka n'imibereho ye, akavuga ngo ndabaho nk'uko abatsinzi babaho, ndabaho nk'uko abanesha babaho, ndabaho nk'uko bajya batarambarara babaho, ndabaho nk'ababandi babasha gukizwa imyaka 10 batarabivamo, ndakora icyo bakora. Twese tugihuriyeho, abatagwa, abadacogora, abatabivamo, dufite ubuzima bwo mu mwuka duhuriyeho. Haleluya. Muranyumva nshuti z'Imana? Ntabwo ari icyifuzo umuntu avuga ngo sinzongera kuganya, ngo njyewe ndabivuze ndabigambiriye. Oya, uzaganya. Nudakora icyo abatsinze amaganya bakora, uzakomeza uganye nyuma y'iminsi 7. N'ubuhanuzi bubishye. Haleluya. Ni wiyemeza gukora ibyo abataganya bakora, ibyo abanyamahoro bakora, ibyo abatsinzi bakora, uzasohoka mu itsinda ry'abaganya mu buryo bwa burundu. Haleluya. Ikintu nabonye nanone gitangaje kinababaje nuko muri rya tsinda ry'abaganya cyangwa ry'abatsindwa cyangwa ry'abasuhuza umutima harimo abandi bantu noneho bo nta nubwo baganya, nta nubwo bahagaritse umutima, kuko bibereye mu bitotsi byinshi nta maganya, ibitotsi byo mu mwuka byinshi. Ese uyu muntu asinziriye ukamwiba yamenya ko wamwibye? Abibona akangutse mu gitondo. Imana iturinde ibitotsi byo mu mwuka. Umuntu iyo umuntu asinziriye, umujura yatwara ibyo ashaka byose kandi ntabimenye, arakomeza akiryamira comme si rien n'était, wa mugani w'Abafaransa, comme si rien n'était, arakomeza akiryamira. Muri abo bantu bameze gutyo harimo bene wacu bari barakijijwe, harimo abo twasenganye. Ibitotsi byinshi bituma ataganya ikintu na kimwe, ariko ntabwo byahindutse ubuzima, nta nubwo byamuhinduye ubutsinzi, ahubwo ni ibitotsi byabaye byinshi. Abo bantu bari mu gihe cy'ibitotsi, ibyo bahoze bakorana n'Imana, bayubaha, basenga, baterana n'abera, uyu munsi babiboneye izina ryitwa gukabya, ngo biriya bintu no gukabya rega, kubera impamvu z'ibitotsi byinshi. Imana itugirira ubuntu. Ibyo bajyaga bumva ari uguhemukira Imana, uyu munsi siko bikiri. Babigotomera nk'uko umuntu agotomera amazi, nta nubwo banabimenya. Abo bantu bakeneye amasengesho yacu ngo Umwuka Wera abakoreho. Abo bantu harimo abavandimwe bacu, harimo abagabo bacu, harimo abagore bacu, harimo abakozi b'Imana twakoranye imirimo, harimo abo twaririmbanye, harimo abo twavuganye ubutumwa bwiza. Bakeneye amasengesho yawe n'ayanjye kugira ngo Umwuka Wera yongere abakangure, kuko bari mu bitotsi byinshi bituma ntacyo bikanga. Imana itugirira ubuntu. Haleluya. Reka nkwinginge rero wowe ukijijwe iwanyu cyangwa mu rugo rw'iwanyu, ukaba ufite umugore umeze gutyo, ukaba ufite umugabo umeze gutyo, ukaba ufite abavandimwe bawe babugufi bigeze kumenya Imana, wiceceka kandi umureba arimwe amanuka buke buke umubona, wiceceka. Reka mbwira abagore, haleluya, abagore babanaga n'abagabo babo bakijijwe cyangwa bashatse bakijijwe,
bwaki ibitotsi bigafata abagabo babo. Uwo niwo mpereyeho. Ku cyumweru mu gitondo aho yajyaga gusenga akajya muri siporo cyangwa muri sauna cyangwa muri massage, kuko icyumweru cyose yagize akazi kenshi. Akabikora icyumweru cya mbere ndetse ukanamuherekeza kumva nta nicyo bitwaye. Akabikora icya kabiri, akabikora ukwezi. Ubundi akakubwira ati reka turyame kuko turananiwe. Yahoze akorera Imana, wenda yahoze aririmba cyangwa yahoze ari umuvugabutumwa cyangwa yahoze ari umuntu witanga mu nzu y'Imana. Ukajya mu munyengo uvuga ati kuko nta cyantwaye, nta nkubita, nta cinyuma, nta cyantwaye. Mu mwuka arimo aramanuka buke buke, ntukwiriye guceceka. Njya nganira n'abagore nkumva babisize n'amavuta, barimo barabivuga neza. Yewe ni umukristo ariko buhoro. Buhoro. Buhoro ubwo bivuga iki? Ariko ntacyo bitwaye, ntago anyambuza gusenga. Ukaba ufite umugore ukorera Imana, wubaha Imana nawe akubaha. Akamanuka buke buke, akakubwira ko arimwe arera, ko arimwe yonsa, yongeye yabyaye uwa kabiri, yabyaye uwa gatatu, afite impamvu zumvikana. Asigara gutekeye mama kugira ngo yite ku rugo. Ni umugore w'umutima, ariko arimo arapfa mu mwuka, aramanuka buke buke. Azaguhindukana ingare bikuyobere. Igituma tuba bazima tukagira ubukristo buzima ni Yesu wuzuye muri twebwe. Hortense urimo babwira ubutumwa bwiza, aburanye na Yesu, yahagarara ku muhanda akifata gutya akagutuka, ukibaza niba ari we. Wowe ubana n'umuntu umeze gutyo, uri mu gihe cy'ibitotsi, ni umuvandimwe wawe yigeze gukizwa neza, ni umwana wawe yigeze gukizwa neza. Amanuka buri munsi, yamanutse umureba, umuherekeza. Bya bintu bajya babyina i Kigali kuwa gatanu n'ibiki, mu bisope. Umuherekeza mu bisope mama, wa gatanu wa mbere murara munaniwe, urakomeza wumva ntacyo bitwaye, arimo arapfa mu mwuka. Nawe urahura cecetse nturimo gusenga. We ntaganya, kuko akenshi hari ukuntu aba afite agace ko guhirwa mu buzima. Ariko ntugire ngo kutaganya nuko afite Imana. Oya, ahubwo ibitotsi ni byinshi kubyo atazi icyo umwami amushakaho. Kandi umunyabitotsi iteka Satani aramwiba. Uzajya gukanguka icyo kinini cyarinjiye udafite imbaraga zikigarura. Imana itugirire ubuntu, tube maso. Ndagira ibyago byo guhura n'abakobwa bigeze gukorera Imana ariko bakarongorwa bari mu bitotsi, bakarongorwa n'abapagani. Iyo winjiye mu gihe cyo kurongorwa uri mu bitotsi byo mu mwuka, urongorwa n'umupagani. Akaba kuririmbira, aguterura, akwita amazina yose, ariko ni umupagani. Ntibijya bitinda, imyaka 2-3 mwongera guhurarira. Mana tugirire ubuntu, udukure mu bitotsi, ukure bene wacu mu bitotsi. Yewe ugishobora gusenga, sengera uwo munyabitotsi mu bana, sengera uwo munyabitotsi uri bugufi bwawe. Ni umuvandimwe wawe, no kurimbuka burya yarimbuka, kandi yarigeze gukorera Imana. Wibyihorera, ijwi ryawe rifite imbaraga zo gukuraho ingoyi zose umwanzi Satani yashyize ku buzima bwe. Muranyumva nshize Imana? Haleluya, haleluya. Hari umuntu unyumvise wiceceka kandi arimo amanuka umureba. Abefeso 5:14 haravuze ngo nicyo gituma bivugwa ngo usinziriye we kanguka uzuke, Kristo abone uko akumurikira. Mu yandi magambo, umuntu usinziriye nubwo Kristo yamurika, nubwo ibitangaza byakoreka, ntacyo yumva. Yewe usinziriye we banza ukanguke, Kristo abone uko akumurikira. Haleluya. Iyo twaje mu masengesho nk'uko iyo twashyize byose ku ruhande, tuba dushaka ko Kristo atumurikira, kuko turi maso. Umuntu uri maso niwe umenya ko akeneye gusenga. Ariko umunyabitotsi yumvise iritangaza avuga ati bariya nabo ngira ngo nimbura mukora babuze n'icyo bakora. Umunyabitotsi, yewe usinziriye we kanguka uzuke, Kristo abone uko akumurikira. Haleluya, amen. Umwanya tumara twegera Imana, twishyira Imana iteka, uzavamo umusaruro w'impinduka. Tuzarushaho gusa na Kristo. Urugendo rwacu mu mwami ruzihutishwa. Impinduka izaza, ingeso mbi zizagushiramo, kuba ingare bigushiremo, gushira isoni bigushiremo, ubusambanyi n'irari bigushiremo, ingeso zari zarakubashije zigushiremo, kuko wafashe umwanya uhagije wo kwishyira Imana kandi wojejeho. Urugendo rwawe rwo gukura ruzihutishwa. Haleluya. Ikindi tuzakuramo ubutsinzi, tuzakuramo umusaruro w'ubutsinzi. Aho abandi bagwa, aho abandi basitara, aho abandi bananirirwa, wowe komeza kwishyira Imana, uzahatambuka. Reka duhese icyubahiro. Haleluya,
Haleluya. Ese abantu bagikora iby'Imana yabasabye gukora, abantu bagikizwa neza nuko batahuye n'intambara bahuye nazo izagwishije abandi n'izabashoboye, kuko bajyaga bagira ibihe byo kwishyira Imana. Amen. Haleluya. Turimo kuvuga kuri bya twavuga ku munsi w'ejo. Iteka umuntu utsinda aba afite ubuzima bwo mwibanga yabanyemo n'Imana ye. Reka ntange urugero ku buzima bwa Dawidi, hanyuma twinjire mu mwanya wo gusenga. Haleluya. Mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 17 twese turahazi, hari ku rugamba ajya kurwana na Goliyati. Iyo ufashe ibihe byo kubana n'Imana wenyine, nuhura na Goliyati, ni wowe wenyine uzaba udafite ubwoba, abandi bose bazaba bafite ubwoba, abandi bose bazaba baganya, bazaba bihebye. Ariko kuko watindanye n'Imana uzaba ufite imbaraga. Haleluya. Reka duhere ku murongo wa 10 usome na 11 twongere dusimbuke tujye kuri 23. Inkuru yose waza kuyisoma kwari kugira ngo bibe bigufiya. Amen. Kuva ku murongo wa 10 igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 17 ngo Umufilisitiya arongera aravuga ati, suzuguye ingabo za Isiraheli uyu munsi. Ni mu umugabo turwane twembi. Miyane magambo ni nka ingabo za Isiraheli na Sawuli n'ingabo ze nta mugabo bari bafite. Bega gusuzugurwa na Satani, kandi bari abagabo, nta mugore wari uri ku rugamba. Bari abagabo ariko habuzemo iki? Umugabo. Gasuzuguro ka Satani. Sawuli n'Abisiraheli bose bumvise ayo magambo y'Umufilisitiya bariheba, baratinya cyane. Muribuka ko Sawuli ataherukanaga n'Imana. Sawuli n'Abisiraheli bose bumvise ayo magambo y'Umufilisitiya bariheba, baratinya cyane. Bari muri ka gace k'abanyamaganya, bihebye, barabona nta muntu wabatabara, barabona uko ingabo zose zingana, nta muntu wahangara Goliyati, kuko badaherukana n'Imana, batanaziranye nayo. Muribuka abakuru ba Dawidi nabo bari muri izi ngabo, muribuka ko Imana yabagaye. Buriya yabagayaga iki? Umubano wabo n'Imana ntiwari ushinga, ntiwari uriho. Haleluya. 23 akiganira nabo, ubwo Dawidi yahageze, ise yamwohereje ngo ajye muri bakuru be ku rugamba. Akiganira nabo muri ako kanya, ya ntwari y'Umufilisitiya w'igati witwaga Goliyati asohoka mu ngabo z'Abafilisitiya, atangira kwiyamirira nk'uko asanzwe. Dawidi arabyumva. Abisiraheli bose bamurabutswe bashya ubwoba, baramuhunga. Nukomeza kwishyira Imana mu gusenga, mu kwiyiriza kuri gahunda yawe, mu gushaka mu maso hawe, ntabwo Goliyati azagutera gushya ubwoba. Haleluya. Ikibazo kizaza ukirebesha amaso usange ni ikibazo, ugitekereza nk'uko abantu b'ubwenge bose batekereza, ariko wongere uvuge ngo Imana yanjye irakomeye kandi irakirusha imbaraga. Haleluya. Wongere uhindukire icyo kibazo ukibwira ngo wa kibazo wese wowe wa mbere ungezeho, ntabwo nteye ubwoba. Haleluya. Muranyumva nshuti z'Imana? Abisiraheli bose baburabutswe Goliyati bashya ubwoba, baramuhunga, kuko bamaze igihe batishyira Imana. Ntibazi icyo Imana ya Isiraheli ivuga, nta mubano bafitanye nayo, bari mu bitotsi byinshi byo mu mwuka. 25 aba bantu bavuga inkuru baransetsa ngo Abisiraheli baravuga bati, aho mubona uriya mugabo uzamutse. Uza abantu bavuga inkuru batafite icyo bagiye kuzikoraho. Twebwe amaganya yacu n'ibyakatunanije n'ibyakaduhindukiye amagambo tuzabihindura isengesho. Haleluya. Umuturanyi nakuzonga, nyirinzu nakuzonga, aho ukorera nibakuzonga, bavandimwe nibaguhagurukira, ntuzajye mu magambo nk'aya ngaya ngo aho murabona uriya mugabo arazamutse agiye kudutuka. N'igisuzugura nuko bazagusuzugura, uzabifata ubijyana imbere y'igitanda cyawe, cyangwa imbere y'uburiri bwawe, cyangwa imbere y'umusambi wawe, ubihindura isengesho, kuko aya ni amagambo y'imfabusa. Bagiye kuvuga ibintu bidafite ikintu bimaze. Ngo Abisiraheli baravuga bati, aho mubona uriya mugabo uzamutse, ni ukuri azanywe no gusuzugura Isiraheli. Ntibari babibonye se? Ntibari babizi se? Ngo umuntu uri bumwice umwami azamugororera ubutunzi bwinshi, amushyingira umukobwa we, kandi azahinzu ya se umudendezo muri Isiraheli. Bapfaga kubivuga ariko nta muntu wari witeguye kuvamo ngo ajye guhangana nawe. Hanyuma Dawidi arabyumva, abita mu gutwi, abaza abandi. Bakuru be baramwumva, rimwe abaza, baravuga ati, gushyanuka kwawe no gushyuha kwawe turakuzi, subira inyuma ubundi wavuye muri bwa butama gute. Batazi aho Dawidi amaze iminsi abanira n'Imana ye. Haleluya. Ngo aya magambo bumvise Dawidi avuga, 31 bumvise Dawidi avuga, bayashengerana kwa Sawuli. Abyumvise urumva Sawuli nawe yaravuze ati, nabona umuntu se? Uza abasirikare bose n'ingabo zose n'abagabo bose mwajyanye ku rugamba bose batinye, guhera kuri wowe umwami kugeza kuri escort wa nyuma.
mwese mufite ubwoba, ukumva amakuru bakubwira ati hari agasore karimo kabaza ibyo kurwana nabo. Sawuli yaravuze ati ahwi, agasore katindanye n'Imana, agasore kasenze Imana kari mu ishyamba kari konyine. Haleluya. Umusore wishyiriye Imana, umusore wamaze iminsi tutazi ibyo avugana n'Imana ye. Icyo tuzi twumva avuga ngo natsinze intare nishidubu kubw'amaboko y'Imana yanjye. Haleluya. Reka nkubwire, ntukemere gutsindwa intambara n'imwe, kuko intambara imwe watsinze n'ubutsinzi buzakwinjiza mu bundi. Haleluya. N'igihe wabona ni gato cyane n'akagerageza gato, n'umukobwa ushutse n'umuhungu, uzagatsinde, kuko nugatsinda azaba ari ikintu kirimo kikwinjiza mu bundi butsinzi bukurikiraho, kandi iyo ugatsinzwe urongera ugasibira. Haleluya. Ngo ayo magambo bumvise Dawidi avuga bayashengerana kwa Sawuli, abyumvise aramutumira. Dawidi abwira Sawuli ati ntihagire ukurwa umutima nawe. Umusore uvuye kuragira, uvuye mu ishyamba, arimo arahumuriza umwami, ufite abasirikare, ufite ingabo, ufite ibikoresho. Umusore umaze iminsi yishyira Imana. Gusenga kwacu ntabwo gupfa ubusa. Haleluya. Gusenga kose nasenze mu minsi ngenanye n'Imana, ndabihamya ko kwagiye kunyigiza imbere. Hari n'igihe kutampaga igisubizo cy'icyo nasabye, ariko kwampaga imbaraga zo kuba hejuru y'icyo kibazo. Hari umuntu unyumvise? Haleluya. Dawidi abwira Sawuli, abwira umwami ati ntihagire ukurwa umutima nawe, umugaragu wawe ngiye kurwana n'uwo Mufilistiya. Sawuli asubiza Dawidi ati ntiwagira gute? Ntiwashobora. Muribuka abanyamaganya ko ariko bavuga? Ntiwashobora kuzamukura ya musozi ngo ufate Kanani, ntiwashobora abanyakanani, ntiwashobora kira kibazo. Yureka pastor ntakabatera igipindi ngo ubwo nawe uziga, ngo ubwo nawe uzakira. Ntiwabishobora, reka iwanyu ntibajya biga. Abanyamaganya bahora bavuga ngo ntiwagira gute? Ntimwabishobora. Nawe imyaka yarenganye. Reka. Sawuli aravuga ngo ntiwashobora gutera Umufilistiya ngo murwanye, kuko ukiri umusore w'umugendero, cyane umusore w'ingimbi, cyane umusore mutoya, kandi we ni umugabo wamenyereye kurwana uhereye mu busore bwe. Umva icyiza cyo gusenga rero, umva icyiza cyo kubana n'Imana mu ibanga. Haleluya. Intambara no kumenya kurwana kwa Goliyati byo birazwi, byaramamaye. Haleluya. Niba yaragiye mu ishuri rya gisirikare yarigiyemo, niba yaritoje kurwana yaritoje, kurwana kwe kurazwi. Sawuli afite amakuru, aravuga ati ntiwamubasha, we amaze igihe yitoza kurwana. Umva icyiza cyo gusenga rero. Haleluya. Tumara igihe twitoza kurwana, umwanzi atabizi, abo tubana batabizi, abo dusengana batabizi, nta muntu ubizi ngo dukorere publicité, ariko ijuru ryo rirabizi. Haleluya. Igihe cyo guhangana na Goliyati kigeze, turaseruka tukabibasha. Umuntu akibaza atabibashije ati? Goliyati yitozaga kurwana ku mugaragaro, ariko na Dawidi yitoje kurwana mu ibanga. Sawuli ntabyo azi, arimo aramubwira amakuru. We yitoje kurwana kuva ari mutoya, Dawidi we ntabwo witoje. Nyamara Dawidi nawe yitoje kurwana kuva ari mutoya, ari wenyine, nta muntu uhari. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya. Nta sengesho ry'abera ritakara hasi, nta gukiranuka na kumwe Imana itabara, nta kwigomwa na kumwe wigoma kubw'icyubahiro cy'Imana. Imana itabara. Byose bizakubyarira imbaraga z'umwuka. Haleluya. Haleluya. 34. Dawidi rero nawe agiye kuvuga CV ye, agiye kuvuga ko burya nawe afite aho yatorejwe. Dawidi asubiza Sawuli ati umugaragu wawe naragiraga intama, umurimo woroheje. Naragiraga intama za data iyo zaterwaga n'intare cyangwa idubu zigakura umwana w'intama mu mukumbi, narahubukaga nkayikubita, nkayiyambura mu kanwa kayo, yamvumbukana nkayicakira akananwa, nkayivutsagura nkayica. Imbaraga z'umwuka wera, haleluya, zizatuma wica ibintu byose byakabaye ubusanzwe bikurusha amaboko. Haleluya. Umwuka wera muri twebwe atuma turusha imbaraga mu busanzwe byakaturusha amaboko, atuma tugira ubwenge ubundi aho twakabaye tububura, cyangwa tudafite ikigero kingana naho twagombye kuba turi. Mwuka wera iteka azagusumbisha ibiguhiga, azagusumbisha aho uhagaze, azagusumbisha n'abo muhagararanye, nugira ubuzima bwo bwibanga bwo gukomeza kwishyira Imana. Haleluya. Umwana w'umusore yatoje amaboko ye kurwana, atazi ko umunsi umwe azahura na Goliyati. Goliyati wabaye ikibazo cy'igihugu cyose. Ndagira ngo iyi ntambara yari intambara ifatika mu mubiri, ariko ndagira ngo wowe wumve urugamba rwawe rwo mu mwuka. Haleluya. 36. Ngo nuko ubwo umugaragu wawe yishe intare n'idubu, uwo Mufilistiya utakebwe azapfa nk'imwe muri zo. Uwo Mufilistiya utubaha Imana azapfa nk'imwe muri zo.
icyo kibazo cyangezeho nzi neza ko kitavuye ku Mana kizayenga, kizaburizwamo, kuko maze iminsi nishyira Imana. Haleluya. Nuko ubwo umugaragu wawe yishe intare n'idubu, ubwo afite ubuhamya, subiza amaso inyuma wibuka ubutsinzi waboneye mu Uwiteka. Subiza amaso inyuma urebe intambara nyinshi Uwiteka yakurwaniye. Ubwo umugaragu wawe yishe intare n'idubu, ubwo Uwiteka yamutsindishirije, ubwo atahunze ngo yirukanke, ubwo atihakanye Imana ye, ubwo ntabivuyemo cya gihe, n'uwo mufisi utakebwe azarangira nka kimwe mu bindi bibazo Imana yarangije. Haleluya. Kuko yazanywe no gusuzugura ingabo z'Imana ihoraho. Dawidi arongera aravuga ati Uwiteka wandokoye. Nta bintu Imana yakurokoyemo, nta hantu Imana yagukuye. Haleluya. Reka tubwire ibimeze nka Goliyati, we ngo Uwiteka wandokoye. Wandokoye mu nzara z'intare n'idubu, azankiza no mu maboko y'uwo Mufilisitiya. Nuko Sawuli abwira Dawidi ati ngaho genda, Uwiteka abane nawe. Kaduheze icyubahiro. Haleluya. Abatsinda batsinda mbere y'urugamba. Dawidi yari afite ubutsinzi muri we atarahura na Goliyati. Bo baravugaga ngo ntushobora, ntibishoboka, nta mugabo uhari wo guhangana na Goliyati. Ariko Dawidi we akihagera yabazaga amakuru. Umuntu uzatsinda uriya mugabo, ese yabwiwe n'iki ko azatsinda? Ni ukubera iminsi amaze abana n'Imana ye. Hano umuntu urimo gusenga, hari umuntu urimo gushaka amaso y'Imana. Haleluya. Abagabo bandi barimo baravuga inkuru, umuntu uzatsinda umwami azamugororera, azamuha umukobwa we, azamukuriraho imisoro, azamuha umudendezo mu muryango. Barabivuga nk'inkuru, ariko Dawidi we arabivuga azi neza ko Imana iri mu we gutsinda. Icyampa ugasenga wizeye ko Imana yawe ari inyamaboko. Icyampa ugasenga wizeye ko hari umunsi ubuzima buzahinduka. Icyampa Imana uyu munsi igashyira igishushanyo cyaho urimo uganana nayo. Icyampa ikaguha ifoto y'ubuzima bwawe bukurikiraho. Icyampa ikaguha wibona watabawe, kuko Dawidi yabonye ubutsinzi bwa Goliyati atarinjira mu rugamba. Arabaza ngo uzamutsinda bazamugorera iki, kuko yari yamaze kubona ko agiye kumutsinda. Reka duhe Imana icyubahiro. Turasohoka mu baganya, turatsinda, turabibasha. Reka duhaguruke dusenge itorero ry'Imana. Wikonja, wizima mu mwuka wawe, wicogozwa n'ibya none. Imana yawe ni Imana nzima, ni Imana yo kwizerwa. Wikwemera ko ibitotsi byo mu mwuka bikwinjirira. Wisiga turimo dutoza amaboko yacu kurwana mu gusenga no kwiyiriza ngo ubivemo. Umwanzi yigushuka wakubwira ngo umubiri ntubashije, umubwira ati ahubwo ubwo utabashije ni nabwo ngiye gusenga cyane. Gusenga bimeze nko muri training. Abasirikare bose barwana bagakora ibikorwa by'udutendo, bitwa abakomando, bitwa special force, bagira imyitozo y'umwihariko itameze nk'abasirikare basanzwe. Gusenga no kwiyiriza, kwizindura, kwishyira Imana, gufata amasaha yawe ukayaha Imana utabuze ibindi wagakoze, ni training wingi yo mu buryo bwo mu mwuka. Tuba turimo dutegura ikibuga Imana izakoraho imirimo yayo n'ibitangaza. Tuba turimo kwishyira Imana, ntabwo urimo gutakaza umwanya. Wirekeraho, wicogora, wibivamo. Aya siyo masengesho ya nyuma. Tukiriho tugihumeka, tuzakomeza dusenge, tuzakomeza dutoza amaboko yacu kurasana. Umwami Imana azakomeza dutoze, natwe tuzakomeza tumwemerere, tumubwira ngo turakwishyiriye Mwami, ukorane natwe. Nongere nkubwira aka kantu, ubutsinzi bumwe bukwinjiza mu bundi. Ntiwemere gutsindwa intambara nubwo kaba ari gato, nubwo kaba ari gato, nubwo wakaba ari akantu utsindwa ntagire n'umuntu ubimenya. Ntukemere gutsindwa, ujye usenga kugeza utsinzi. Ese ni ingeso, ese ni icyaha, ese ni uburenganzira bwawe burimo bunyagwa. Nibyo Imana yagombye kubera gukikije, ntiwemere kurekeraho bidahindutse. Nasanze imigisha yacu n'ubutsinzi bwacu bimeze nka esikariye, biva kuri imwe yo hasi bijya ku yindi, bijya ku yindi, bijya ku yindi. Iyo watsinzwe aha ngaha ntago wa jumpinga, ntago wasimbuka ngo ugere hariya hejuru. Genda ku ntambwe yawe n'Umwami, ukomeze wishyira Imana. Nubana n'Imana muri mwenyine, uzaseruka nka Dawidi. Ubwoko bwose bufite ubwoba kuva ku mwami kugeza ku ngabo zose ngo bahinde umushyitsi, kuko abataza amaboko y'Imana. Uko utindana n'Imana usenga, nta kibazo kizongera kuguhindisha umushyitsi.
mwibuke ko amasengesho yirukana amaganya n'amaganya akirukana amasengesho. Gwiza amasengesho amaganya azahunga. Gwiza kwishyira Imana ubuzima bwawe buzagenda butumbagira. Uzagwiza imbaraga nawe usigare witangarira uvuga uti uyu ni njyewe utakibarizwa muri bya bindi, utakiba muri bya bindi. Uyu ni njyewe utagifite ubwoba bw'iki kibazo. Uyu ni njyewe utakizima, utakigira iminsi y'ubukonje, utakigira iminsi yo kuganya. Uyu ni njyewe. Iyo dusenga Imana iduha kurebera mu maso yayo, muri rinete zayo. Iyo umuntu yambaye rinete z'umutuku abona ku isi hose habaye umutuku. Iyo yambaye zifite ibirahuri by'icyatsi abona habaye icyatsi. Iyo dusenga Imana iduha kurebera mu maso yayo. Mu maso yayo nta jambo ntibishoboka ribayo. Ntibishoboka ko watsindira Umufilisitiya, ntibishoboka ko wafata Kanani. Iyo turebeye mu maso y'Imana kubwo gusenga, iryo jambo rirahunga. Riravuga ngo ubwo Uwiteka ari mu ruhande rwacu tuzabanesha nta kabuza. Ubwo Uwiteka twishimira tuzabiryagagura nk'umutima. Ubwo Uwiteka ari kumwe nanjye iki kibazo kizahinduka ubuhamya, kizahinduka amashimwe. Uko dusenga niko tugira amaso nk'ay'Imana. Ijambo ntibishoboka rirangira mu buzima bwacu. Ndakwinginze wicogora, ndakwinginze birekeraho gusenga. Ni igiki kimeze nka Goliyati gihagaze imbere yawe. Uyu munsi ntabwo uri mu gice mu gihande cy'abameze nk'ingabo za Sawuli. Uri mu bantu bitoreza mu ibanga, basenga bari bonyine, bava mu rusengero bakongera bagasenga, bava mu masengesho y'itorero ryashyizeho bakongera bagasenga. Uri mu ruhande bwarimo gutegurwa amaboko yabo mu buryo bwo mu mwuka. Goliyati naseruka wowe uzabaza ngo umutsinda bamuhembe iki? Umwanya wawe wose umara usenga hari ingororano bikiwe, hari ingororano. Abegera Uwiteka bizere ko ariho kandi ko agira guti ko agororera bamushaka. Hari ingororano. Ingororano abantu benshi bibwira ko ari zo mu bugingo buhoraho. Hari ingororano tukiri inahangaha. Reka dusenge. Data mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, nguhaye icyubahiro uyu mugoroba. Twongeye kumenya neza kuri mutyaza amaboko yacu mu buryo bwo mu mwuka. Urimo ategura amaboko yacu mu mwuka, urayatoza urugamba, urayatoza kurwana. Ibi minsi yose tuzi imbere yawe, twakwishyiriye, twakwegereye, nawe urimo uratwegera mwami w'abami. Tuzaba mu banesha Goliyati, ntabwo tuzaba mu basuguza umutima, tuzaba mu basohokana ubuhamya. Igihe isi yose izaba ihinda umushyitsi, ifite ubwoba bw'ibihe, ifite ubwoba bw'ibyorezo, tuzasohokana imbaraga, tuzasohokana mwami ubutsinzi, tuzasohokana ijambo riremesha abandi, kuko tuzaba tuzi neza kuri Imana iri kumwe natwe. Waturwanire mu ishyamba turi twenyine, wadutsindiye muri bwa buhamya buvugika n'ubutavugika. Twikoreye amashimwe, dufite imirimo yawe twabonye idutera kumenya neza ko n'ibingibi uzabikora. Tuguhaye icyubahiro mwami w'abami. Ndasengera abahungu bawe n'abakobwa bawe barimo barwana intambara zidakomerwa amashyi. Igihe Dawidi yarwanaga agatsinda intare n'idubu, nta muntu wari uhari ngo amukomere amashyi, nta n'umuntu wari uhari ngo abimenye. Ndasengera abakobwa bawe barimo barwana intambara badafite ababakomera amashyi. Ndasengera abahungu bawe barimo barwana intambara nta muntu ubakomera amashyi. Ndabasengera mwami kugira ngo bakomeze, ubakomeze mwami, ubaha imbaraga, ntibazagarukira aho ngaho. N'igihe cyo gutsinda Goliyati hanyuma igihugu cyose kikabaririmba, nacyo bazakigeremo Uwiteka Mana Nyiringabo. Igihe ubuhamya buzaba bwambaye umubiri, igihe ibitangaza bizaba byahindutse bifatika, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, muhe gutsinda izi ntambara zo mu ibanga, muhe gutsinda ayo majwi amubwira ngo rekeraho gusenga, muhe gutsinda ayo majwi amubwira ngo bivemo, muhe gutsinda ayo majwi amubwira ngo rekeraho, erega ntibizakora. Muhe gutsinda urugamba rwo mu ibanga, kugira ngo urugamba rwo ku mugaragaro ruzasanga yaratojwe, ruzasanga yaracyajwe, ruzasanga atakigira ubwoba, kuko hari umunsi w'ubuhamya n'amashimwe. Urugamba rwo mu ibanga, n'igihe umuntu asonza ntiyibe, n'igihe umuntu asonza ntiyandavure, n'igihe umuntu atukwa ntasubize, n'igihe umuntu agirirwa nabi agahitamo kubabarira. Urugamba rwo mu ibanga. N'igihe umuntu ahemukirwa ntiyiture ibyo bamuhemukiye. Urugamba rwo mu ibanga. N'igihe umugabo amuta ariko we ntahinduka indaya, n'igihe umugore amusuzugura ntajye mu bandi bagore. Urugamba rwo mu ibanga mwami, muhe kurutsinda. N'igihe abura amafaranga kandi akora kuri kese ariko ntanyereze.
ni igihe yakira ibyo kugaburira imfubyi n'abapfakazi kandi nawe abarirwa muri bo, ariko ibitari ibyo bigakomeza ntibibibye. Muye gutsinda urugamba rwo mu ibanga, muye gutsinda urugamba rwo mu ibanga. N'igihe amajwi yose amuhagurukiye amubwira ngo ibi n'ibi n'ibi n'ibi, bya bindi bibabaza umutima we, agahitamo guceceka no kubyereka Uwiteka. Muye gutsinda urugamba rwo mu ibanga. N'igihe abantu bamubaza ngo ariko ufite ubuswa bwinshi, ese wabuze n'ikindi wakora cyaguteza imbere? Yakwibuka ko yagerageje byose bikanga. Muye gutsinda urugamba rwo mu ibanga. N'igihe abantu bamubwira ngo ariko wa mukobwa urabenga, ariko wa muhungu wabuze umusore, wabuze umukobwa, yakwibuka ko yumva mu mutima bitarahura. Muye gutsinda urugamba rwo mu ibanga. Urugamba rwo mu ibanga n'igihe tudakeneye gusubizanya n'abantu, n'igihe tudakeneye kugira icyo tubivugaho, n'igihe cyo guceceka. Igihe kimwe Aroni na Miriyamu bagaye Mose ngo kuko yarongoye umunyetiyopiyakazi, baramunegura batazi kuri Imana ifite amatwi, batazi kuri Imana ireba. Wowe bwanyine Mose atavuze ikintu na kimwe, wowe uramanuka urabahamagara ngo nibaze. Ngo ni gute batinyuka kunegura umugaragu wawe? Umuvuga ngo uyu we twivuganira imbona nkubone, turebana nk'uko inshuti zirebana. Kuva uyu munsi Miriyamu arafatwa n'ibibembe, inkambi yose ntiri bugende. Mose atsinda urugamba rwo mu ibanga. Haba abakobwa bagushaka n'abahungu bawe bagushaka, bahe gutsinda urugamba rwo mu ibanga. Isi irashaka kudukuramo amagambo, isi irashaka kutunaniza, umwanzi arashaka kudufatira ku ijambo. Duhe gutsinda urugamba rwo mu ibanga. Duhe gutsinda tutavugije induru, duhe gutsinda tudasakuje. Abavandimwe ba Dawidi ntibari bazi ko azi kurwana n'intare, ababyeyi be ntibari bazi ko azi kurwana n'idubu, ariko we mu ijuru ari ubizi kuko wari waramuhaye gutsinda. Duhe gutsinda urugamba rwo mu ibanga. Sabiye ubutsinzi abahungu bawe n'abakobwa bawe, kuko urwo rubanga rwo mu ibanga ni esikariye z'ibanze zizabinjiza mu gutsinda urugamba rwo ku mugaragaro. Rwa rundi mwami rutuma tugira ubuhamya, rwa rundi rutuma abantu batwita bahiriwe, rwa rundi rutuma abantu batwita abanyamugisha, rwa rundi rutuma abantu batwifuza, rwa rundi rutuma abantu bifuza gusenga Imana yacu, rwa rundi rutuma abantu bifuza kuyoboka Imana yacu, rwa rundi duhindura icyitegererezo cy'ihirwe. Urakoze mwami, tuguhaye icyubahiro uyu mugoroba. Ubane natwe dusubira mu macumbi, ubane natwe muri niba turiya mu gitondo, ubane natwe ukomeze ugwiza imbaraga mu buzima bw'abana bawe, abahungu bawe n'abakobwa bawe bakubone, bashoboze gukomeza kukwishyira mu minsi yo gusenga, bashoboze gukomeza kukwegera kugira ngo nawe ubegere. Urakoze mwami mwiza, nguhaye icyubahiro ngushyize hejuru, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Imana ibahe umugisha, ibagire neza. Ndifuza ko bari hano dukorana igaburo ryera umwanya mutoya, twihute twiserve hanyuma dusenga. Paulo yaranditse, reka tubigire vuba vuba twese dufate. Bamfashe. Kugira ngo mugire vuba kugira ngo twe gutinda. Paulo yaranditse urwandiko rwe rw'Abikorinto. Murakurikira cyangwa murarangaye? Murahari? Dusengane vuba vuba kuko ni iby'ingenzi. Paulo yaranditse ababwira uko bakwiye kwitwara ku igaburo ryera. Mushobora guhaguruka mukihereza. Okay, mwihereze ntegereze mvuge mumaze kwiha mwese. Abizeye Kristo, uzi ko Kristo ari mu buzima bwawe. Mujye mugira vuba ariko nk'abasirikare ba Kristo.
Haleluya. Reka twese niba twamaze gufata reka mbasomere mu rwandiko rwa mbere rw'Abikorinto igice cya 10 murongo 21 ngiye kuwusohora muri context yawo kugira ngo twebwe tuwusengeremo. Aravuga ngo ntibishoboka ko munywera ku gikombe cy'umwami wacu kandi ngo munywere ku gikombe cy'abadayimoni. Ntimushobora gusangira ibyo ku meza y'umwami wacu n'ibyo ku meza y'abadayimoni. Haleluya. Ubundi yarimo kubigisha kugira ngo be kuvanga ibyerekeye gusenga ibishushanyo no gukomeza kubaha umwami. Ariko ndifuza ko dusengera muri iri jambo ngo ntibishoboka ko munywera ku gikombe cy'umwami wacu kandi ngo munywere ku gikombe cy'abadayimoni. Ntimushobora gusangira ibyo ku meza y'umwami wacu n'ibyo ku meza y'abadayimoni. Igihe tunywera ku gikombe cy'umwami, igihe turira ku meza y'umwami, turaba tudeklara twamamaza ku buzima bwacu kurangira ko umurimo wa Satani wose waba uturimo, waba uri kuri twebwe, mu byo twahisemo, mu byatugiyeho tutabihisemo. Ubundi icyaha cyose muri rusange kigira ingaruka, kigira umukururano w'igihe kirekire. Ariko nanone dufite isezerano ritubwira ngo turi muri Kristo Yesu tuba tubaye ibyaremwe bishya, ngo ibya kera biba bishize. Ariko we nanjye turi abantu bakuru, tujya twibonaho ingaruka z'amahitamo yacu mabi. Atari ibyo ngibyo, Satani agira abakozi, isi y'umwuka ibaho, isi y'umwijima ibaho kandi irakora. Ariko ntago twanywera ku gikombe cy'umwami ngo hanyuma n'iby'abadayimoni be mu buzima bwacu. Ndifuza kusenga unahanurira ubuzima bwawe, unagira n'ibyo udeklara mu gihe turimo tunywera ku meza y'umwami. Ibi bintu ni iby'ukuri Paulo yarabivuze mu gice gikurikiyeho cya 11, none ababwira ibyo yahishuriwe n'umwami. Kuko Paulo ntago yari ahari Yesu asangira n'abigishwa be, ariko yarabihishuriwe. Arababwira reka mbere ku murongo 23 ngo nuko icyo nahawe n'umwami wacu kumenya nicyo nabahawe namwe, yuko umwami Yesu ijoro bamugambaniyemo yenze umutsima akawushimira akawumanyagura akavuga ati uyu ni umubiri wanjye ubatsangiwe, mujye mukora mutya kugira ngo munyibuke. N'igikombe kigenza atyo bamaze kurya ati iki ni igikombe cy'isezerano rishya. Amaraso ya Yesu azana isezerano rishya muri twebwe. Haba hari amasezerano apfuye, ayo twashatse nayo tutashatse ariko ubuzima bwacu, ariko mu kunywera ku maraso ya Yesu twiyibutsa cyangwa tukagaruka mu isezerano ry'amaraso ye. Iki gikombe ni isezerano rishya ryo mu maraso yanjye, mujye mukora mutya uko muzajya munyweraho kugira ngo munyibuke. Uko muzajya murya uwo mutsima mukanywera kuri icyo gikombe, muzaba mwerekana urupfu rw'umwami Yesu Kristo kugeza aho azazira. Nicyo gituma umuntu wese uzarya umutsima w'umwami wacu cyangwa uzanywera ku gikombe cye uko bidakwiriye azagibwaho n'urubanza rwo gucumura ku mubiri n'amaraso y'umwami. Umva ngewe icyo Mwuka werangishije muri uyu murongo, kubinyweraho mu buryo budakwiriye, kubikerensa niko ko bizana gucirwaho urubanza cyangwa kugirwaho urubanza. Kubyubaha, kubikora mu mumaro wabyo bidukuraho urubanza n'amagambo mabi yose yashyizwe ku buzima bwacu n'intambara zose zo mu mwuka tuzi n'izo tutazi. Ngo nuko umuntu yinire yisuzume abone kurya kuri uwo mutsima no kunywera kuri icyo gikombe, kuko upfa kurya akanywa atitaye ku mubiri w'umwami aba aririye kandi abanywereye kwishyiraho gucirwaho iteka. ariko unywa akarya abyitayeho azi icyo Yesu yakoze ku musaraba, ntago abanywereye gucirwaho iteka, ahubwo abanywereye gukurwaho iteka yaba yaraciriweho. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho, n'iteka ku bugingo buhoraho, ku rubanza rw'iteka, ku kurimbuka. Iyo turi muri Kristo Yesu ntituba tukirimbutse. Ariko hari abantu bifata bakavuga ngo Hortense ntazatera imbere nkiriho. Hari abantu bifata bakavuga izina ryawe, kanaka ntazamera gutya, ntazabona iyi neza, ntazayikikira nkiriho. Muranyumva nshuti z'Imana? Muranyumva? N'abakozi ba Sekibi. Iyo tunywereye kuri aya maraso tubigambiriye dusenga, amateka yose abakozi ba Satani baduciraho yamburwa imbaraga. Niryo sengesho ugiye gukora ku buzima bwawe. Isi mbivugira guha Satani umwanya no kumurata no kumuvuga. Oya, muri Kristo Yesu dufite imbaraga zimunesha. Ngo ndetse nicyo gituma benshi muri mwe bagira intege nke. Kurira, kunywera ku maraso ya Kristo ku mubiri we umuntu atabyitayeho bitera intege nkeya. Kubikora umuntu abyitayeho bitera imbaraga. Ngo abandi bakarwaragura, mu yandi magambo babikeresheje bararwaraguye. Twebwe turimo dukorera muri iri sezerano indwara no kurwaragura bive mu mibiri yacu mu izina rya Yesu. Ngo abandi benshi bakaba barasinzire, mu yandi magambo barabikeresheje barakenyuka. Twebwe turabyubashye ntituzakenyuka, tuzabaho kugeza ku gihe Imana yatugeneye. Haleluya. Ndagira ngo wisengere wowe wenyine, hanyuma unywe, hanyuma usenge,
hanyuma usohoke witahire. Data ndagushimira amaraso wamenye ku bwanjye, urayuriwe udupfire usangiye n'abigishwa bawe. Wenda umutsima uravuga ngo uyu ni umubiri wanjye ngo ugiye gutangwa ku bwa benshi. Ufata uwo mutsima urawumanyagura, urangiza urawushimira. Ndagushimira umubiri wawe wamenywe, ndagushimira umubiri wawe washenjaguwe. Ndasenze ngo uyu mugoroba igihe turimo turira kuri uyu mubiri wawe, kuri uyu mugati, ariko mwami twebwe dushushanya umubiri wawe, ndasenze ngo gushenjagurika kose kuri mu buzima bwacu gukurweho, intege nkeya zose ziri mu buzima bwacu zikurweho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ikintu cyose kiri ku buzima bwe kitagenwe nawe uyu mwanya cyamburwa imbaraga. Ijambo ribi ryose ryamuvuzweho ngo ntazabiki, ntazatunga, ntazatunganirwa, ntazagira amahoro mu rugo rwe, ntazagira amahoro mu rubyaro, ntazashaka, ntazabyara, ntazatera imbere, ntaziga ngo aminuze, ntazabaho neza. Iryo jambo ryose ryashyizwe ku buzima bwe uyu mwanya nywera kuri iki gikombe, arira kuri uyu mutsima, iryo jambo ryamburwa imbaraga kubw'umubiri wawe, kubw'amaraso yawe mwami Yesu. Amaraso yawe natembe mu maraso ye, amaremo gucirwaho iteka ryose, amareho urubanza rwose, amareho ibibi byose twazaniwe n'amahitamo yacu mabi, amare ibibi byose twazanyiwe n'abagizi ba nabi n'abakozi ba Satani, amareho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Turagushimira ko wafashe igikombe ukavuga ngo n'aya maraso yanjye mugiye kumenwa ku bwa benshi. Turagushimira amaraso yawe wamennye, amaraso yadukuyeho urubanza, amaraso yaduhaye kwemerwa. Ndasenze kugira ngo umwana wawe wari ufite intege nkeya, izo yiyiziho n'izindi atazi ko ari nkeya, ijya nywera kuri iki gikombe ahita agwiza imbaraga mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Atangire gutumbagizwa mu birere byo mu mwuka, atangire kugira imbaraga zo kudafatwa n'icyaha, atangire kugira imbaraga ntazongere kunanirwa gusenga mu izina rya Yesu. Ikirere cyo mu mwuka kimukingukire, yumve ijwi ry'ijuru, yumve ikijuru rimuvugaho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ijya nywera kuri iki gikombe, indwara zose ziri mu mubiri we zamburwa imbaraga, zamburwa ubukana, zihunga umubiri we mu izina rya Yesu. Aya maraso amubeho nk'ikimenyetso, ikimenyetso gitwika, gikongora imigambi yose ya Satani. Ibyo bazamwoherezaho byose nibimugeraho bizashye, bicagagurike, binanirwe kumukoraho, binanirwe kugera ku rugo rwe, binanirwe kugera ku muryango we, bimubure kuko akingiwe n'ikimenyetso cy'amaraso yabo. Ndasenze ngo washidikanyaga iby'agakiza ijya nywera kuri iki gikombe, ihishurirwa ry'icyabaye ku musaraba Golgotha ribo umugabane we. Amaso yo mu mwuka afunguke, uko abiduhishuriye mwami tukabyakira nkaho twari duhari kandi tutari duhari, nawe bibo umugabane we. Washidikanyaga iby'agakiza, washidikanyaga ibyo Yesu yakoze, Uwiteka we yakira iryo hishurirwa uyu munsi, agira imbaraga, agwiza imbaraga. Ndasenze kugira ngo igihe tunywera kuri aya maraso ntugere kuri twebwe twenyine, ugere kuri bene wacu, kuko duhuje n'abamaraso, tukaba twarahuje nawe. Igihe tunywera kuri iki gikombe, reka mwami imbaraga zawe zitembe mu bo twashakanye, zitembe mu bo twabyaye, zitembe mu bo tuvukana, zitembe mu miryango twashatsemo, zitembe muri bene wacu mu izina rya Yesu. Abari batwajwe igitutu na Satani, icyo gitutu kibakurweho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Bene bacu baraguza indagu zibapfira ubusa mu izina rya Yesu, baguhindukirire babone umucyo mu maso hawe. Bene wacu badapfukamira wowe Imana nzima, maraso yawe nabagereho baguhindukirire.